ndanezerewe cyane muri aka kanya, nezerewe Imana ndetse n'ijambo ryayo, nshimishijwe n'umwanya Imana yaduhaye n'amahirwe yatunguye kongera kuvugana n'abana b'Imana, tugiye twerekana ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, dore ko inyandiko yatubwiye ko niwe tugomba kwerekana. Rero kuva tubonye umwanya wo kuba tugiye kongera kubumbura amagambo y'Imana, tukabona Yesu, tukabona ibyiringiro aduha, tukabona agakiza yatuzaniye, ni ukuri ndumva nezerewe kuri uyu mugoroba. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero tugiye kuganira ikiganiro gisa nkaho gikusanyije ibyigisho twagiye tuganira mbere, byerekana kwihana, byerekana guhinduka, byerekana gutsinda icyaha kandi bigashoboka. Icyigisho tugiye kwiga ngira ngo gikubiyemo byose no kutwereka igisubizo twebwe ubwacu tugomba kugeraho kugira ngo icyo Imana idufitiye n'umugambi dufitiye usohozwe. Reka ntaravuga ibintu byinshi, tubanze dusenge. Imana, urakoze Mwami Imana yacu, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye uburinzi bwawe n'imbabazi zawe uduhozaho, tugushimiye umugambi ufite ku bugingo bwacu. Ndinginga Mwuka Wera kugira ngo atubashishe umugambi mwiza ufite kuri twebwe usohozwe neza. Wavuze ko wowe ubwawe utazatuza kereka umaze gusohoza umugambi wawe muri twe. Rero turinde kwinangira, dore igihe twahereye twumva ubutumwa bwiza bukadusiga uko bwadusanze. Reka tukwinginge noneho kugira ngo ubu butumwa bwinjirane n'imbaraga ihindura mu bugingo bwacu, udukuremo icyaha n'igisa nacyo, utubashishe gutunga Yesu mu bugingo bwacu, kugira ngo umugambi we usohojwe neza kuri twe, maze umwuka wacu n'umwuka wawe bigahamanya ko rwose turi abana bawe, dushima izina ryawe. Ijambo ryawe tugiye kwiga, tugiye kureba icyo wadukoreye. Ndakwinginze kugira ngo baba marayika bumva bashaka kubyumva, ni ukuri ndakwinginze kugira ngo batugotere umutekano. Mwuka w'Imana asanga umutima wa buri wese ugiye gukurikirana kino cyigisho, kugira ngo ari njye ubivuga n'abazabyumva bidukizanye, bitwiteguza ubwami bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Iki cyigisho tugiye kugitangiza isomo riri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Turareba ku gice cya mbere ku murongo wa 18. Igice cya mbere umurongo wa 18. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Kuko byanditswe ngo, nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Tugiye kureba ijambo ry'umusaraba, imbaraga y'umusaraba. Tugiye kureba icyo Kristo yadukoreye, kuko twakomeje kubivuga dusa nkaho dutora amasomo make make ameze nk'amarenga, ariko noneho tugiye kwiga icyigisho cyerekana Karuvari, cyerekana ibyo Yesu yakoze kugira ngo umunyabyaha agire agaciro, kandi tugiye kureba Yesu uwo yari we n'uwo yihinduye we, kugira ngo njyewe nawe tuboneke. Kubapfa rero cyangwa se ku badashaka ubugingo buhoraho, iri jambo riraza kuba ari ubupfu, ariko kubakizwa ni imbaraga y'Imana. Reka buri wese asabe kugira ngo ijambo ry'umusaraba kuri we rihinduke imbaraga ihesha ubugingo, rye kuba iry'abapfu, ku buryo yumva iryo jambo nta kintu rivuze. Pawulo yarongeye avuga ngo iki? Nanone muri uru rwandiko rwa mbere igice cya kabiri, reka dusome ku murongo wa mbere. Nicyo gituma bene data, ubwo nazaga iwanyu, ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe.
kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wagize gute, wabambwe. Nanjye muri aka kanya ngiye kubabwira Kristo. Atari Kristo nasomye mu magambo, atari Kristo nasomye mu mpapuro, ari Kristo Kristo wanyihishuriye mu bugingo bwanjye, Kristo wambabariye ibyaha, Kristo twahuye nkamenya agaciro k'ubugingo bw'umuntu, kandi n'ukuri uyu Kristo niwe wampaye umurimo wo kumwunga n'abandi. Niyo mpamvu mu ijwi ryanjye, ijwi ritagororotse, ijwi ridatunganye, ndimo mpendahenda abantu mu cyimbo cya Kristo kugira ngo bagire gute, biyunge n'Imana. Nkuko Paulo yabivuze rero, ndumva ntashaka kugira ikindi kintu mbabwira, ndashaka kubabwira Kristo, kandi sinkoresha ubwenge bw'umuntu, kuko nkoresha ubwenge bw'umuntu umusaraba nawe upfobya, ahubwo ndagira ngo Mwuka w'Imana ubwo tugiye kureba Kristo, aba ari we bwe wisangira imitima y'abantu, aba ari we ubwe umanukira kugira ngo yihishurire abantu bamubone nka Kristo muzima, Kristo uhindura, Kristo ugira ibyo arema mu bugingo. Ndashaka ko ari we Kristo tubona kuri uyu mugoroba. Ese uyu Kristo ninde? Reka turebe muri Yohana igice cya mbere. Uyu Kristo tugiye kureba ninde? Yohana igice cya mbere. Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Uyu Kristo nk'igisubizo cy'ikibazo cy'icyaha. Mu byigisho bya mbere, icyigisho cya mbere natangiriyeho muri ibi byigisho, nerekanye gucumura k'umuntu. Inyandiko zitwereka uburyo umuntu amaze gukora icyaha yunze ubumwe na Satani, bagakora ishyirahamwe rirwanya ingoma y'Imana, ku buryo ngo Imana itagoboka, umuntu yari kujya ashyira mu bikorwa ibyo Satani amutegeka byose. Naho icyaha cyari cyamugejeje. Uyu muntu Satani yari yamaze kumwumvisha ko imirindi y'Imana ari irimbura, nta kindi yari imukoreye, nta n'ikindi yamuteganyirije, ni ukumurimbura. Ariko reka mbabwize ukuri, Kristo yigaragaje nk'igitambo gihoraho, kigomba kubaho nk'igisubizo cy'icyaha. Ushobora kubona Kristo yaraje muri iyi si, Yesaya akamuvuga muri 53 ko yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yari umuntu wari ufite isura umuntu wese atakwifuza, yari umuntu wangwaga n'abantu, yari umuntu abantu bima amaso natwe ntitumwubahe, ntumenye uyu Kristo uwo yari we mbere yo kuza gucungura umuntu. Reka tubanze tumurebe muri Yohana igice cya mbere, reka duhere ku murongo wa mbere. Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ndagira ngo tubanze turebe uwo yari we mbere yuko ahinduka icyo tugiye kureba yabaye cyo. Mbere yuko ahinduka umuntu usuzuguritse, umuntu wambaye umubiri ugeragezwa na Satani, n'umunyabyaha wese akaba yamugira uko yishakiye. Mbese yari nde? Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye. Ubwo Yesu ni Imana, Yesu ni umuremyi. Yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye. Umurongo wa 4. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'uwo mucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si wari umucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo ni wo mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye. Yaje mu isi ubwo yagize gute? Yaremye. Ntabwo yaje mu isi yaremwe, ahubwo yaje mu isi yagize gute? We yaremye. Nyamara ab'isi ntibamumenya. Yari mu isi yaremye, ayizamo nk'igisubizo cy'icyaha, ariko abari mu isi ntibagira gute? Ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibagira gute? Ntibamwemera.
Icyakora abamwizeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nagira ngo turebe Yesu uyu ugiye kuza mu isi nk'igisubizo cy'icyaha, ntabwo aje nk'umuntu uturutse ahandi, ntabwo aje mu bintu byatunganyijwe adahari, ahubwo batubwiye ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi ya jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Yesu kugaruka yambaye umubiri, kugaruka aje mu isi ari umuntu, ntabwo yaraje aturutse ahandi, ahubwo yaraje mu bye, yaraje mube, kandi yaraje ari igisubizo cy'icyaha. Nubwo abantu bamusuzuguye bamurebeye mu isura ye, turareba uburyo yihinduye, nabyo ubwabyo cyari igisubizo cy'umunyabyaha, cyari igisubizo cy'umunyabyaha. Mwumve Yohana uko amuvuze, ko mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ubwo mbere na mbere naye Yesu yari umuremyi, yari Imana. Ariko reka turebe ikintu none hagiye kwihindura cyo, kugira ngo turebe igisubizo njyewe nawe tugomba kubona. Tugiye muri Matayo. Tugiye muri Matayo turebe uyu nguyu wahoranye n'Imana mbere na mbere, ibyaremwe byose akaba ari we wabiremye, ndetse kikaba nta kintu cyaremwe kitaremwe nawe. Uyu nguyu kugira ngo noneho aze guhinduka igitambo cy'ibyaha byanjye nawe, kugira ngo uyu munota tube turiho tuzi ko igisubizo cy'icyaha gishingiye mu cyo Kristo yadukoreye. Biraza kuvahe? Uyu wari uriho mbere na mbere aje guhinduka umwana i Betelehemu gute? Reka turebe Matayo igice cya mbere, reka turebe ku murongo wa 18. Kuvuka kwa Yesu uko kwagenze. Munyumvire, tuze kugendana kandi dusaba Mwuka w'Imana aba ari utwumvisha bino bintu. Yohana atweretse Yesu wari we, ko yahozeho mbere na mbere mu byaremwe byose, nta na kimwe kitaremwe nawe. Uyu ni jambo Yohana arimo atubwira. None uyu jambo w'umuremyi bagiye kumutwereka noneho yahindutse uruhinja. Umuntu waremye ijuru n'isi, akarema ibiyirimo byose, aje mu isi aje nk'igisubizo cy'icyaha, ariko ntaje ari umuremyi nk'uko yari umuremyi, ahubwo agiye kuza ari uruhinja kugira ngo atangirire aho umuntu yatangiriye, kugira ngo ahuze byose natwe aze kuba igisubizo cy'ibyaha byacu. Kuvuka kwa Yesu uko kwagenze. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'Umwuka Wera. Umugabo we Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi atashakaga kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka Wera. Azabyara umuhungu, azitwa Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Amen. Umva hano igisubizo cy'icyaha gikomotse. Oya, ibaze kugira ngo Imana itanga umwana wayo abe incungu y'umunyabyaha. Umva hano wa wundi jambo Yohana yari ari kudusobanurira, wabayeho mbere na mbere mu byaremwe byose, akaba ari we wabiremye, kikaba nta kintu kiriho kitaremwe nawe. Noneho uyu nguyu umuremyi Yohana tubwiye muri Yohana igice cya mbere, tuba tujyanye muri Matayo igice cya mbere ku murongo wa 18. Noneho batubwiye ko uyu yagombaga kujya mu nda ya Mariya, akamaramo amezi 9, akavuka nk'uko abandi bana bose bavuka. Ari ukugira ngo bigende gute? Kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nta bundi buryo yagombaga kuboneka. Ntiyagombaga kuza ari umuremyi, ntiyagombaga kuza ari umunyacyubahiro, yagombaga kuza agaturuka mu buhinja, kugira ngo ahuze byose n'umuntu. Kandi mu bihinja yaraje gutoramo iki? Mu cyigisho cyatambutse twabonye ko yaje mu isi afata kamere ebyiri arazikomatanya, kugira ngo atsindire aho umuntu yatsindiwe.
yari afite kamere y'ubumana, yagombaga kuza mu nda ya Mariya akamaramo amezi 9 kugira ngo hakure kamere muntu. Iyi kamere twebwe twambaye niho yagombaga kuyikura, kuko twabonye ko yagombaga kuba afite kamere ebyiri zikomatanije, ari zagombaga gutuma arwanya ubumuntu akagira gute, akabutsinda. None yaraje muri Mariya gutoramo kamere y'iki, yaraje gutoramo kamere muntu, cyangwa se yaraje gutoramo uyu mubiri twambaye, aremera wa muremyi twabonye muri Yohana, yihindura uruhinja amara amezi 9. Kubera iki? Kuko ari we wagombaga kukiza abantu be ibyaha byabo. Ariko ni munyumvire, na abantu be niwe wagombaga kubakiza ibyaha. Iri jambo rirasobanutse cyane. Reka dukomeze turebe 22. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emanueli, risobanuye ngo Imana iri kumwe natwe. Ubiri jambo ryongeye kugaragaza ko muri Yohana batubwiye ko yahozeho mbere na mbere mu byaremwe byose, nta na kimwe kitaremwe nawe. None hano muri Matayo naho batweretse ko yagombaga kuvuka agahinduka Emanueli, Imana iri kumwe natwe. Ndagira ngo twese dutega amatwi twumve guca bugufi. Ndagira ngo nkwereke ikiguzi Imana yatanze kugira ngo umuntu yongere kwemerwa n'Imana. Ni ikiguzi gikomeye cyane, ni ikintu kirenze uko umuntu ashobora kubitekereza. Kuvuga ngo umuntu wari wamaze gukora icyaha abuze gucirwaho iteka ry'icyaha yakoze, utigeze kumenya icyaha arabonetse kugira ngo icyo umunyabyaha yakoze kijye kuri we maze aguranirwe. Ikintu gikomeye cyane. Yesaya we niwe wabivuze neza ko yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Turaza kubireba. Igihano kiduhesha amahoro twebwe cyagiye kuri we. Utigeze kumenya icyaha avukiye guhinduka icyaha kugira ngo abanyabyaha babone ubugingo buhoraho. Iryo ni isomo twakumva dusomye Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubu Yesu ahindutse uruhinja kubw'urukundo Imana idukunze, kandi ahindutse uruhinja kugira ngo noneho akure muri kamere muntu, cyangwa se muri Mariya akuremo kamere y'ubumuntu, uyu mubiri twambaye, ababazwe mu cyimbo cy'uwari kubabazwa yakoze icyaha. Gurumva ikintu bita kuguranirwa. Iki ni ikintu umuntu atabona ukuntu avuga. Kandi reka mbabwize ukuri, impamvu tugiye kwiga kino cyigisho nsaba Mwuka w'Imana kugira ngo asange umutima buri wese niki. Reka wumve iki kintu ukuntu bacyanditse muri Yohana igice cya 17. Yohana igice cya 17 umurongo wa 3. Yohana 17 umurongo wa 3. Ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ubu nibwo bugingo buhoraho, kumenya Imana no kumenya uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Ukabimenya by'ukuri koko. Utabimenye mu buryo bw'aya magambo twize mu cyigisho cyatambutse yerekana ukuntu abantu Satani ashaka ko bamenya Kristo, mu kubambwa kwe bakabimenya, mu kuzuka kwe bakabimenya. Oya, atari ubwo buryo Satani ashaka ko bimenyekanamo, ahubwo kumenya Kristo nk'ubatumwe n'Imana, agatumwa n'Imana nk'igisubizo cy'icyaha, kandi umuntu akamwakira mu bugingo bwe akamuhindurira amateka. Ibyo bwabyo ni ubugingo buhoraho. Kumenya Kristo nk'uko ari n'ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu uyu Kristo tugiye kumwiga, kandi Paulo yabanje kutubwira ko iri jambo ry'umusaraba kubarimbuka byo babyumva nk'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa umusaraba ni imbaraga y'Imana. Kuko umunyabyaha wese niho agenda agaturira umutwaro w'ibyaha wari umurembeje, akagenda ku musaraba akabona ibyaha akorewe, akabona ko niwe byari bikwiriye, akagenda uwo mutwaro akawuhashyira, akakura ubugingo buhoraho. Ubwo rero Kristo uyu turimo kwiga, kumusobanukirwa nka Kristo muzima wakira agahindura ubugingo bw'umuntu n'ubugingo buhoraho. Nicyo Yohana tubwiye. Ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Uyu rero niwe bari kutubwira muri Matayo. Niwe bari kutubwira muri Matayo igice cya 2. Uyu kumumenya bihesha ubugingo buhoraho niwe batubwiye bavuga ngo
dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emanweli, risobanuye ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we, ariko ntibaryamana, arinda ageze igihe yabyariye umuhungu, amwita Yesu. Amen. Ayiswe Yesu kugira ngo akize abantu be iki? Ibyaha byabo. Aremera avuka nk'uruhinja. Nimwitegereze uwaremye ijuru n'isi. Nimwitegereze uwavugaga bikabaho, yategeka bigakomera, kuko niko batubwiye muri Yohana igice cya mbere. Mwitegereze ari mu nda ya Mariya, yigaraguramo amara amezi 9. Amara amezi 9. Avuka nk'uko abandi bose bavuka. Ntabwo nshaka gutinda mu ivuka rye, kuko tugiye twareba naho yavukiye, uko kuvuka kwe kwagenze, uburyo nyina amaze kumutwita amezi 9, aho yavukiye twasanze ko igihe cyo kuvuka kwe kwigiye kigeze, yatsicumba ahantu hose araribura, ariko kuko igihe cyo kubyara cyari kigeze atari kubisubiza inyuma, avukira mu kiraro cy'inka i Betelehemu. Ajya mu nda amaramo amezi 9, igihe cyo kuvuka avukira mu muvuri i Betelehemu. Aho wifuzwe ibyo byose dusobanurira ko iyo twe tubyaye baduha impundu, ariko ngo mu kuvuka kwe nta kindi cyumvikanaga muri uwo muvure, muri icyo kiraro, ngo kwari ukwabira kw'amatungo. Ibyo byose yari arimo yihindura uko nguko kugira ngo akize abantu be ibyaha byabo. Nta kindi kintu Yesu yashakaga. Imana yari yadukunze urukundo rukomeye, bituma itanga umwana wayo ngo asuzugurwe mu guhera mu kuvuka kwe kugeza i Karuvari. Nta hantu na hamwe yigeze ubona, na hamwe yigeze agaragara nk'umunyacyubahiro, nk'umuremyi, ahubwo abantu baramusuzuguraga. Turaza kubireba mu nyandiko, bakamutuka, ariko nicyo cyari igisubizo cy'icyaha. Kugeza ubwo Yesaya we yamuvuze muri Yesaya 53, yerekana ukuntu Imana yamubabaje ikamushenjagura. Yaramubabaje iramushenjagura, uko umunyabyaha ari gushenjagurwa, Imana iremera ibishenjagura umwana wayo, kugira ngo uyu munyabyaha wari wamaze kugera ku rwego yunze ubumwe na Satani, Imana yongere kumwunga n'Imana. Nta kindi kintu cyari gutuma uyu munyabyaha yongera kungwa n'Imana na kimwe, kereka ko utigeze kumenya icyaha. Yagombaga kuboneka kugira ngo umunyabyaha yongere kugira agaciro. Ngiye gusoma amagambo ari mu nyandiko z'ibanze turebe. Mu nyandiko z'ibanze ngiye gusoma muri iki gitabo cy'umutuku, ndahera ku ipaje y'131 ku isubi yo hasi havuga ngo inama y'agakiza. Inama y'agakiza ku ipaje 131 kuri iki gitabo cy'umutuku. Reka dusome. Ubwo byagaragaraga ko umuntu azimiye, kandi ko n'isi Imana yari yaremye igiye kuzurwamo n'ibiremwa bipfa, bigomba guhura n'imibabaro, uburwayi n'urupfu, ndetse ko nta makiriro umunyabyaha afite, agahinda n'umubabaro byuzuye mu ijuru ryose. Umuryango wose wa Adamu wagombaga gupfa. Igihe Adamu yari amaze gukora icyaha, bigaragaye ko amaze gukora icyaha, akarya ku giti Imana yari yamubujije kuryaho, ngo abo mu ijuru bose bahise bagaragarizwa ko umuntu Imana yaremye agomba guhura no gupfa n'umubabaro, umva uburwayi. Bahita babona ko nta kindi kintu gikwiriye umuntu Imana yari imaze kurema ari umubabaro n'agahinda. Ijuru ryose rihita ryuzura umubabaro. Umuryango wa Adamu wagombaga gupfa. Noneho nabonye Yesu mwiza, maze mbona mu maso he harabagirana impuhwe n'agahinda. Bidatinze namubonye yegera umucyo urabagirana cyane ugose Data wa twese. Marayika twagendanaga aravuze ati, ari kugirana na se ikiganiro gikomeye. Igihe Yesu yaganiraga na se, abamarayika barushijeho guhagarika umutima.
wa mucyo urabagirana rwose data wa twese wadukingirije Yesu inshuro 3, maze ku nshuro ya 3 asohoka ava kwa se, nuko turamubona. Mu maso ye yari atuje, nta gihangayikishije cyangwa ikibabaje cyaharangwaga, kandi harabagiranaga ubwiza butasobanurwa mu magambo. Yamenyesheje ingabo zo mu ijuru ko umuntu wacumuye yabonewe icyanzu cyo gukiriramo. Amen. Igihe ijuru ryose ryari ricuze umuborogo, ribona ukuntu mwene Adamu wese agiye guhura n'ubuhanya kandi agapfa, bahagaritse umutima, igitaramo kirahagarara. Barangije ngo bagiye kubona babona Yesu ari kumwe na se, bari kugirana ibiganiro, barakurikirana icyo kiganiro. Ariko bagiye kubona babona igicu kirabakingirije, babona ntibongeye kubabona. Ariko ngo bagiye kubona babona Yesu avuye imbere ya se, akeye mu maso, atangariza abamarayika ko umuntu wari ucumuye ugiye kugerwaho n'urupfu rw'iteka ryose habonetse icyanzu cyo gukiriramo. Yazibwiye ko yahoze yinginga se, ndetse ko yagambiriye gutanga ubugingo bwe kugira ngo bube inshungu. Yishyizeho igihano cy'urupfu, bityo kubwe umuntu abashe kubona imbabazi. Yishyizeho igihano cy'urupfu, bityo kubwe umuntu abashe kubona imbabazi. Ndetse kubw'amaraso ye no kubwo kumvira amategeko y'Imana, abantu babashe kubona imbabazi z'Imana, kandi bazagarurirwe muri bwa busitani bwiza, barye ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Amen. Yesu yaravuze atumva, umuntu wari wacumuye nta kindi kimukwiriye, byari birangiye, ariko kubwe njyewe mpindutse icyo yabaye cyo. Ariko muranyumvira, yemera guhinduka icyaha kugira ngo umunyabyaha yongere kwiyunga n'Imana. Ndetse abwira abo mu ijuru ati reka mbabwire, nta nubwo nzarekeraho kugeza ubwo umuntu azagarurirwe deni anyazwe n'icyaha, akongera guhabwa amahirwe yo kurya ku giti cy'ubugingo. Ibi niwe wari ubigambiriye. Barakomeje baravuga ngo, mbere na mbere abamarayika ntibashoboraga kwishima, kuko umugaba wabo atashoboraga kugira icyo abahisha, ahubwo yababwiye ku mugaragaro iby'inama y'agakiza. Reka mbabwire ikintu cyantangaje. Ntabwo ibintu byabaye kuri Yesu byigeze bimutungura. Yaturutse mu ijuru abizi neza ko ari byo bigiye kumubaho. Agasuzuguro kamubayeho, umubabaro yagize, umva inkoni yakubiswe, umutima we waturitse. Ibi byose yavuye mu ijuru yagize gute? Yabibonye, yabwiye abamarayika uko bigiye kugenda, byose abizi. Wowe ushobora kugira ngo hari yamanutse azi ko aje mu butembere, ushobora kugira ngo yaje azi ko aje mu bintu bishimishije, maze abanyabyaha bakamutungura, bakamukorera ibyo atatekerezaga. Aho ya rwose, buretse mwumvi ibintu yivugiye ari mu ijuru bwe. Ano magambo yarantangaje. Buretse mwumvi, yababwiye ko azemera kwishyiraho icyaha, aribwo bugome, niko banditse mu dukubo, no gusuzugurwa, nyamara ko bake aribo bazamwakira nk'umwana w'Imana. Yabwiye abamarayika ati ubu ndagiye, ngiye mu isi nishyireho ubugome bw'abantu, ariko abantu bake, kandi bake cyane, nibo bazanyakira nk'umwana w'Imana. Hafi y'abantu bose bajyaga kumwanga no kumwamagana. Ibi yari arimo kubitekerereza abamarayika ababwiye aho agiye. Ndagira ngo buri muntu wese wumva no magambo asobanukirwe, Imana ikureho igihu kimaze iminsi kitiri ku maso, maze dusobanukirwe n'urukundo Imana yakunze umunyabyaha. Dusobanukirwe n'urukundo Imana imukunze. Dusobanukirwe n'icyo Yesu yigize cyo kugira ngo atubone. Ahari imyaka twamaze twinangira, twakwemerera Imana bino bintu bimaze kumvikana, tukugurura inzugi z'imitima yacu. Uyu Yesu wanzwe igihe kirekire, noneho akinjira. Yababwiye ko azemera kwishyiraho icyaha, aribwo bugome,
no gusuzugurwa, nyamara ko bake aribo bazamwakira nk'umwana w'Imana. Hafi y'abantu bose bajyaga kumwanga no kumwamagana. Yajyaga gusiga ikuzo rye ryose mu ijuru, akaza mu isi ari umuntu, akicisha bugufi nk'umuntu. Ubwe ku byo yagombaga kunyuramo, agahura n'ibigeragezo binyuranye byajyaga kwibasira umuntu kugira ngo amenye ko atabara abazajya kugeragezwa. Yagombaga kuza akaba umuntu kugira ngo azabone uko atabara iki? Umuntu. Yambara umubiri, yumva ukuntu umubiri unanirwa, yumva ukuntu usonza, yumva ukuntu babara bawuvuze, yumva ukuntu urwara, yumva ukuntu ukena, yumva ukuntu ukonja. Yaraje yambaye umubiri kugira ngo amenye iby'umubiri, amenye iby'umuntu, abashe kumenya uko yamutabara. Maze ku iherezo, ubwo yari kuzaba arangije umurimo we nk'umwigisha, azagwe mu maboko y'abana b'abantu, yihanganira ubugome hafi ya bwose n'imibabaro ya Satani. N'abamarayika be bashoboraga kwigisha abantu babi ngo bayimuteze. Reka ndatarutse, hari ahantu ntarutse, reka nsubire hejuru gatoya. Ngo ubwo yari kuza arangije umurimo we nk'umwigisha, atangwe mu maboko y'abana b'abantu, yihanganira ubugome hafi ya bwose n'imibabaro yose Satani n'abamarayika be bashoboraga kwigisha abantu babi ngo bayimuteze. Yajyaga gupfa urupfu rw'agashinyaguro rurenze izindi mpfu. Ibi bintu arimo kubitekereza abamarayika bahehe bo mu ijuru, ababwira uko azajya mu isi n'icyo azahinduka cyo kugira ngo umuntu ababarirwe. Akabambwa hagati y'isi n'ijuru nk'umunyabyaha ruharwa. Yababwiye kandi ko azagerwaho n'amasaha ateye ubwoba y'umubabaro ukaze, n'abamarayika ubwabo batashoboraga kubura amaso ngo barebe, ahubwo bari kuzapfuka mu maso yabo ngo batabireba. Ntiyajyaga kuzagerwaho n'umubabaro w'umubiri gusa, ahubwo yagombaga no kubabazwa mu ntekerezo, ku buryo uwo mubabaro utajyaga kuba wagereranywa na gato n'uw'umubiri. Ikintu gikomeye, yerekanye umubabaro uzamubaho mu buryo bw'umubiri. Aravuga ati wenda wowe ubirebye wavuga uti umubiri urimo urababara, ariko uburyo nzababara mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'umutima, buzaba bukomeye cyane ku buryo utabugereranya n'umubabaro w'umubiri. Byonyine gusa iyo turebye umubabaro w'umubiri umwana w'Imana yahuye nawe, umuntu arashishwa, ukumva n'umutima wawe ugiye guturika urebye iby'umubabaro w'umubiri. Ariko yavuze ko umubabaro yagombaga kugira mu buryo bw'intekerezo, bwo gusamba kw'intekerezo, kwari kuba kunini cyane ku buryo utakugereranya no kubabara by'umubiri. Uburemere bw'ibyaha by'abari mu isi bose bwajyaga kumugerekwaho. Yabwiye abamarayika ko azapfa maze akazuka ku munsi wa gatatu, kandi ko azazamuka akajya kwa Se kugira ngo asabire umunyabyaha utumvira. Yababwiye ibizamubaho, abageza ku rupfu, abageza ku muzuko, abageza ko azazamuka, kandi nabwo yazamuka agakomeza gusabira umuntu utagira gute? Utumvira. Iki kiganiro arimo arakigirana n'abamarayika ari kubabwira, ariko ubu umuntu uteze amatwi aya magambo ari kumva ibi bintu byari ibintu bishimishije cyane, ku buryo iyi nkuru y'ibintu bizaba kuri Yesu yari ari kuyibwira abamarayika yumva ari ikiganiro koko arimo. Yaberekaga uburemere bukomeye bw'icyaha, kandi yereka abamarayika uburemere bukomeye bw'imbabazi umuntu agiriwe, y'urukundo akunzwe, buzatuma umwana w'Imana yihindura uku. Ahari twebwe tujya tugera mu bintu bikadutungura, ku buryo hari igihe umuntu yicuza akavuga ati niyo nza kumenya ko bizagendekera gutya ntabwo nari kubikora. Ariko Yesu we ntabwo yabyicujije, yabigezemo, yamanutse yamaze kubwira abamarayika bo mu ijuru ibigiye kugira gute, ibigiye kumubaho. Abamarayika bikubise imbere ye bamuramye. Abamarayika bikubise imbere ye baramuramya, bemeye gutanga ubugingo bwabo
Yesu yababwiye ko kubw'urupfu rwe azakiza benshi. Yababwiye ko kubw'urupfu rwe azakiza abantu benshi. Munyumvire ikintu gitangaje. Abamarayika bo bikubise hasi bubamye, bemera gutanga ubugingo bwabo. Maze Yesu yababwiye ko kubw'urupfu rwe azakiza benshi, kuko ubugingo bw'umumarayika butabasha kwishyura umwenda w'icyaha. Ubugingo bwe bwonyine nibwo bwashoboraga kwemerwa na se kugira ngo bube incungu y'umuntu. Abamarayika bamaze kubwirwa ibyo Yesu agiye kwihindura byo, baravuze bati ntibishoboka ko umugaba wacu yapfa urupfu rumeze gutya dusigaye hano, reka twebwe ubwacu tumanuke tugende abari twebwe dutanga ubugingo bwacu dupfa urupfu rumeze kuriya umuntu acungurwe. Ariko mu butumwa bwatoranijwe umugabane wa mbere baravuze ngo ubugingo bwa marayika ntibwari no gutuma umunyabyaha babarirwa n'isaha imwe, kereka ubugingo bw'umwana w'Imana, kereka ubugingo bwungana n'Imana nibwo bwonyine bwagombaga gutangwa kugira ngo umuntu agire gute ahabwe ubugingo. Reka ntaruke, ano magambo ni maremare cyane muzayisomera. Ahubwo reka ntaruke ngere kuri paji 133 kuri isubi iyo hasi. Marayika yaravuze ati, mbese we wumva iki kiganiro Yesu yagiranye n'abo mu ijuru akemera kuza gupfa urupfu rumeze kuriya kugira ngo umunyabyaha abone ubugingo buhoraho? Barabashije ngo mbese mutekereza ko data wa twese yatanze umwana we akunda cyane bitamugoye? Iyo wumva Yesu arimo gutanga ubuhamya abwira abo mu ijuru ati ngiye kugenda nsuzugurwe nshyirweho ibyaha bya bene Adamu byose bingerekwe ku mutwe, ubu bugome bw'umwana w'umuntu mbwishyireho kugira ngo abone ubugingo buhoraho. Hano baratubwiye ngo mbese mutekereza ko data wa twese kugira ngo arekure umwana we afata utigeze kumenya icyaha amuhindura icyaha ku bwanjye nawe, mutekereza ko umwana w'Imana yatanzwe bitagoye data wa twese? Baranditse ngo oya 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 rwose. Byari bikomereye Imana yo mu ijuru kuba yareka abanyabyaha bakarimbuka cyangwa gutanga umwana wayo akunda akabapfira. Abamarayika bari bitaye cyane ku gakiza k'umuntu ku buryo muri bo hajyaga kubonekamo abemera guhara icyubahiro cyabo maze bagatangira ubugingo bwabo umuntu wari ugiye kurimbuka. Marayika twagendanaga yaravuze ati, ariko ibyo ntacyo byajyaga kugeraho. Icyaha cyari cyakozwe cyari gikomeye cyane ku buryo ubugingo bwa marayika butajyaga kwishyura umwenda wacyo. Nta kindi uretse urupfu rw'umwana w'Imana no gusabirwa nawe. Ibyo byonyine nibyo byajyaga kwishyura umwenda no gukiza umuntu wazimiye bikamuvana mu bwihebe n'ubuhanya. Marayika aravuze ati hoya hoya hoya, nta mumarayika watinyuka kuza kuba ari kuba incungu y'umuntu, kuko ntabwo ubugingo bwa marayika bwacungura umunyabyaha aho yageze. Kereka ubugingo bungana n'ubw'umwana w'Imana nibwo bwagombaga gutangwa kugira ngo umuntu yongere gucungurwa. Yesu yaraje mu isi abizi neza ko azahura n'akababaro kangana kuriya. Yaraje neza abizi neza ko ariko bizamugendekera. Aza muri iyi si baramutwita amezi 9, avuka nk'uko abandi bana bose bavuka. Baratubwiye ngo yari yambaye umubiri kugira ngo amenye uko umubiri ugeragezwa abashe gutabara abageragezwa. Aza muri iyi si aravuka, arasuzugurwa, abaho ari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Niyo turebye urugo avukiyemo byageze ubwo tubona ko n'abavandimwe be bageze ubwo bamufata nk'umuntu usanzwe, bashaka kumureba nk'uko abantu bose barebwa. Yakora ikintu kigaragaza kamere y'ubumana, umuryango we cyangwa aho yabaga bagashaka kumwereka ko ari umuntu usa nkaho adafututse, akora ibintu bidakwiye. Ibyo byose yari yamanutse abizi neza ko azasuzugurwa bene ako kageni agapfa. Iki cyigisho cya Karuvari twakiga kikamara iminsi 4, kikamara 5, kikamara iminsi 10. Ni icyigisho kizakomeza kwigwa ngo no mu ijuru. Ni ibintu bizakomeza kwigwa. Umva uru rukundo rwaducunguye tuzakomeza kurwiga uko ibihe bidashira. Kuvuga rero ngo umuntu agiye kubyigisha mu isaha mu minota ni ibintu umuntu adashobora kuvuga ngo reka mbivuge mbirangize. Ariko byibuze kuri uru rukundo gato cyane
gato cyane, byibuze akambi k'umucyo wa Kristo gaturuka ku rukundo rwe, byibuze karase gato cyane kakurasire, usobanukirwa n'urukundo wakunzwe, usobanukirwe n'icyo Yesu yihinduye cyo kugira ngo akubone. Mu cyigisho cyatambutse mbere y'ibi, twabonye ukuntu Yesu agitunguka ku bicu, mbere y'ikintu azereka abanyabyaha bagiye kurimbuka, azabanza kongera kubasobanurira uru rukundo rwatumye yihindura umuntu. Azabereka uburyo yari yahindutse umuntu agira ngo abantu bose bari bacumuriye muri Adamu bahabwe ubugingo buhoraho. Ariko nk'uko twabibonye ngo abantu bake gusa nibo bazabyemera. Abantu bose siko bazemera uru rukundo rubareshya. Bamwe bazarwanga banguyu Yesu wabakunze, we yabakunze urukundo ruhoraho, yemera kwikorera ibyaha, ariko abantu bazamwanga kugeza ubwo ku munota wa nyuma bazavuga batumva ntago tugushaka. Ariko baratubwiye ngo dutekereza ko kugira ngo Imana yijishura umwana wayo, yemere gutanga Yesu, kuko yari izi ko Yesu atabonetse nta muntu ushobora kubona ubugingo buhoraho. Reka mbabwize ukuri, nimurebe guhera Adamu yakora icyaha akizera imbabazi zari zinyuze mu bitambo, urebe amaraso y'amatungo yamenetse, urebe amaraso yamenetse mu isi ari igishushanyo cyayo Yesu azamena. Urebe ayo maraso yamenetse ku isi ari igishushanyo cyayo Yesu. Nkuko mu Baheburayo babivuze, amaraso atamenetse ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Yagombaga kuza akamenera amaraso muri iyi si kugira ngo uzamwemera wese akizera icyo yakorewe ahabwe ubugingo buhoraho. Nshuti yanjye, uyu Yesu ndimo mvuga arimo arararika abantu bose ababwira ati rega abarushe n'abaremerewe, icyo cyigisho twarakize, nimuze musange ndabaruhura. Abaruhurisha iki? Ni ukubereka icyo yihinduye cyo kugira ngo akure umuntu ngo atabwicyaha. Ni gute twakomeza gupfa? Ni gute twakomeza kuba imbata y'icyaha? Ni gute umuntu yakomeza kumva ko yaretswe ku buryo aho icyaha cyamugejeje nawe ugasigara avuga ati nta kindi kinkwiriye uretse gupfa byiteka, kandi Yesu uru rupfu yararupfuye kugira ngo njye nawe tubone ubugingo buhoraho. Gusobanukirwa n'icyo Yesu yihinduye cyo ku bwawe n'ubugingo buhoraho, nkuko Yohana yabivuze mu gice cya 14 umurongo wa 3, nibwo bugingo buhoraho ko tumenya Imana tukamenya n'uwo yatumye ari Yesu Kristo, kuko yari amutumye nk'igisubizo cy'ikibazo cy'icyaha, kandi yagombaga kuza mu isi kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Kandi nkuko Yohana yabivuze, abamwemera bose bakizera izina rye ko nta rindi ryo gukirizwamo. Uyu muntu akavuga ati nta kindi jyewe cyankiza, si amaturo natura, si indirimbo naririmba, ibyo byose ni ibitambo bitakiza umunyabyaha. Igitambo gikiza umunyabyaha kimwe gusa ni ukuza imbere ya Data wa twese yishingikirije ku gukiranuka kwa Yesu. Akavuga ati ndaje kandi nje nk'umunyabyaha wihanye, nta kindi kinkwiriye, nta kindi cyari kinkwiriye, ni ugucirwaho iteka. Ariko maze gusobanukirwa ko urupfu nakagombye gupfa hari uwarupfuye mu cyimbo cyanjye, akaza amanikiye Imana amaboko. Yesu ntabwo yaje mu isi aje gutembera, yaraje mu isi azi ko agiye gukorerwa. Umva, buri munyabyaha wese Satani yagombaga kumwuzuzamo imbaraga yo kubabaza Yesu ngo arebe ko ahari byatuma umwana w'Imana acogora ntiyikorere no musaraba. Niko byagenze. Uko yabaye mu muryango we muzabisome byose muzabibona. Uko yagiye mu butayu, aho Yohana yari arimo kubatiriza mu butayu, akamubatiza, akajyanwa n'umwuka mu butayu. Yavuye kuri Yorodani aho Yohana yamubatirije, ajyanwa n'umwuka mu butayu. Baratubwira ngo agiye kugira ate? Agiye kugeragezwa na Satani. Amugerageza bingana nuko umuntu ageragezwa, kugeza ubwo n'icyaha yagerageresheje Adamu na Eva cyo kurya, nacyo yagerageresheje Kristo. Amugerageresha gushaka kurya, kuko twabonye ko yari yambaye umubiri usonza, unanirwa, kugira ngo arebe uko yatabara abantu. Yari yaje guhagarara mu mwanya Adamu yanyereyemo akagwa, aza kuwuhagararamo ari Adamu wa kabiri, kugira ngo muri we noneho uzamwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Arageragezwa na Satani mu buryo bungana n'ubwo Satani yagerageza umuntu. Ariko Kristo yari yaje kwerekana ko umuntu wambaye kamere y'umubiri ashobora kurwana agatsinda kandi bigashoboka. Kuko Satani yari amaze kwerekana ko umuntu wambaye umubiri adashobora gushyira mu bikorwa iby'Imana imusabye ngo bikunde. Yesu rero yagombaga kuza yambaye umubiri, akaza ari Adamu wa kabiri kugira ngo atsindire aho Adamu wa mbere yatsindiwe, yereke umuntu icyitegererezo cy'uko agomba kubaho. Arazaza muri iyi si, arababazwa biruta ibyo umuntu ashobora gukorerwa.
ararwana aratsinda, kandi inyandiko ziratubwira ko iyo nsinzi yayishakaga atariye kuko ntiyari yarigeze ko ari icyaha, yayishakiraga ngewe nawe kugira ngo adukure mu bubata icyaha cyari cyadushyizemo kandi tuhamaze igihe kirekire. Reka twihute dusome mu bifuzwa ibihe byose. Iki ni icyigisho umuntu ashobora kwigisha umwanya munini cyane, ariko ni ugukoraho gato kandi gato cyane. Ngiye gusoma amagambo ari ku ipaji ya 591. Igihe Yesu yari atangiye umurimo we, n'ubundi yawutangiye atangiranye n'ibigeragezo. Ariko nk'uko twabibonye, nta kintu cyagombaga kumutungura kubera yuko yari amanutse mu ijuru amaze kubwira abamarayika icyo agiye kwihindura cyo n'ibigiye kumubaho. Igihe rero isaha yo kugeragezwa no gushyira mu bikorwa icyamuzanye yari igeze, ntabwo na rimwe ijuru ryigeze rikoresha, niba nabyita amarangamutima, ngo byorohereze umwana w'Imana. Oya, ijuru ryahannye Yesu bingana nuko ryari guhana umunyabyaha nkanjye, nuko ryari kuguhana, kuko batubwiye ngo yari yishyizeho ubugome, yari yamaze kwishyiraho ubugome. Ubwo rero kugira ngo amategeko yari yishwe n'ubutabera byose binyurwe, nuko Yesu yagombaga kugerwaho n'umubabaro umunyabyaha wese yagombaga guhura nawo nk'ingaruka y'icyaha. Reka turebe. Yesu amaze kujya gutangira iki gikombe gisharira, ibindi byose byari amarenga, ariko igihe cyarageze ahita abona ko noneho umurimo wamuzanye ugezweho. Arangije abona ko ibyo yabwiye abamarayika mu mvugo noneho igihe kigeze ngo akandagizemo ikirenge ahinduke byo, ariko agiye yumva afite intege nkeya muri we, ku buryo yumvaga intege nkeya umubiri wari wambaye zidashobora gushyira mu bikorwa ibyo yari yaje gukora. Yumvaga bitashoboka. Arangije bigenda gute? Yabwiye abigishwa be, arababwira ati tuzamuka tujye mu gashyamba. Ako gashyamba yari asanzwe hasengera nk'uko inyandiko zitubwira. N'abigishwa be barebye inyifato idasanzwe yamaze kugera ku mwigisha wabo, baravuga bati twajyaga tubona akunda kuzamuka mu gashyamba akajya gusenga, none natwe tugende tumujyaneyo. Ahari impinduka tubona idasanzwe yamaze kuba kuri we irashira nagira ahantu yari asanzwe asengera. Reka nkubwire, ubu ndatarutse cyane, ntarutse ibintu byinshi cyane, ariko ndashaka kugera ku musozo w'intego nari nihaye kuri iki cyigisho. Baravuze ngo reka dusome, reka mbere ku ipaji ya 585. Umukiza ari kumwe n'abigishwa be agenda buhoro yerekera mu gashyamba ka Getsemani. Ukwezi kwaboneshaga imirasire yako yagaragariraga mu kirere kidafite ibicu. Amahema y'abagenzi yari atuje muri iryo joro. Yesu yari yagiranye n'abigishwa be ikiganiro gishyushye, nyamara uko barushagaho kugenda begera agashyamba ka Getsemani, inyifato ye yari ituje cyane kandi acecetse. Bari basanzwe bamureba, bari basanzwe bamwumva yigisha, bari basanzwe babona hari ibintu bimubabaje ahuye nabyo, bari bamuzi, ariko nto bamwitegereje babona inyifato afite kuva babaho, ntabwo bigeze bayibona. Bigenda gute? Muri iryo joro ubwo umukiza yari agiye kuhagirira imibereho yiheruka, yiyumvisemo agahinda kenshi atigeze agira. Mu mibereho ya hano mu isi yajyaga agendera mu mucyo wo kubana n'Imana, nuko igihe yari mu ntambara arwana n'abantu bakorerwamo n'umwuka wa Satani, yashoboraga kuba yavuga ati kandi uwantumye turi kumwe ntiyansize njyenyine, kuko mpora ibyo ashaka. Ariko icyo gihe cyo ubwo yasaga n'uwanyazwe umucyo w'Imana wabanaga nawe umukomeza, ubwo yari yamaze kubarwa mu banyabyaha. Ahangaha ajya kujya muri kano gashyamba, abigishwa be bamwitegereza, yajyaga babwira ati uwantumye turi kumwe kuko mpora ibyo ashaka. Ariko ubwo yari yamaze kubarwa mu banyabyaha, ubwo yagombaga guhanwa nk'umunyabyaha ruharwa.
nta nubwo yari yahindutse umunyabyaha, ahubwo yari yahindutse icyaha. Uretse turebe, ubu ubwo yari yamaze kubarwa mu banyabyaha, byari ngombwa ko yikorera umutwaro w'ibyaha by'abatuye isi baguye. Gukiranirwa kwacu kose, mwumve, gukiranirwa kwacu kose kwagombaga kugerekwa kuri we. Utigeze kumenya icyaha, icyaha kimugaragarira mu bubi bwacyo bukabije, umutwaro w'icyaha uramukomerera cyane, bituma agira ubwoba bwinshi ko ahari yaba yimwe by'iteka ryose urukundo rwa se. Ibi bintu yari yamanutse mu ijuru abivuze, yari abizi, ariko aravuze atumva, icyaha Imana icyanga urunuka kuva namaze kwishyiraho icyaha, nshobora gutandukana n'Imana by'iteka ryose. Uko abigishwa bagendaga begera ako gashyamba, niko bagendaga babona guhinduka gutunguranye k'umwigisha wabo. Ntabwo bari barigeze bamubona ananiwe atyo kandi acecetse, kandi nta nubwo bamubajije impamvu y'ako gahinda ke. Uko yateraga intambwe niko agahinda kiyongeraga, yaradandabiranaga akenda kugwa. Abigishwa bashaka ahantu muri ako gashyamba yakundaga kujyamo, bibwira ko umwigisha wabo yashobora kuharuhukira. Intambwe yose yayiteraga bimugoye, nk'urembejwe n'umutwaro udaterurika. Yagaragazaga umubabaro aniha. Inshuro ebyiri zose byabaye ngombwa ko abigishwa be bamusigasiga, kuko iyo bitaba ibyo yari kwitura hasi. Byabaye ngombwa ko abigishwa be bamusigasiga. Umwe afata mu kwaha kumwe, undi afata mu kundi, bamujyanye muri ka gashyamba ngo barebe ko ahantu yakundaga gusengera byibuze nibamugezayo akahapfukama umubabaro ushira. Ariko reka mbabwize ukuri, ntabwo umubabaro yari afite wari ushingiye ahantu yapfukama, nuko yari yamaze guhura n'igihano Imana igirira icyaha. Uburyo Imana yanga icyaha bwari bwamaze kugera kuri we. Umubabaro n'igihano Imana ihanisha icyaha byari byamaze kugera kuri we. Ntabwo rero agashyamba bagombaga kumushyiramo kagombaga kumumara umubabaro, ahubwo umubabaro we wagombaga kwiyongera kugeza umutima uturitse mu cyimbo cyanjye no mu cyimbo cyawe. Reka turebe, yamaze gusaba. Reka ngire ku ipaje ya 590, ndimo ndataruka cyane. Inshuro reka mpere ku ipaje ya 589. Yesu asubiraho yasengeraga kandi arembejwe n'umwijima. Abigishwa baramujyanye barahamushyira, bamaze kuhamushyira arababwira ati reka mbanze mbabwire, najyaga nza ahangaha muri aka gashyamba nkaza kwisengera, nkisengera namwe nkabasengera, ariko noneho sinzanywe na muri aka gashyamba kwisengera, ahubwo ndabasaba kugira ngo mwisengere nanjye munsengere. Uburemere bw'ibyaha by'abatuye isi bwari bwamaze kumugeraho. Yari yamaze gusobanukirwa n'uburyo Imana yanga icyaha, kandi yari yamaze kumenya ko yahindutse cyo. Yabonaga ko nta kindi kimukwiriye, nawe ugagiye gupfa, kandi yatekerezaga ko urupfu rwe rushobora kumugeza hatazazuka, kuko yamaze kwishyiraho icyaha kandi azi uburemere bw'uburyo Imana yangamo icyaha. Abwiye abigishwa kumusengera, nabo kubera ko mu ruhare rwo gucungura umuntu batari kugira icyo bafasha umwana w'Imana, barasinzira. Inshuro ya mbere agarutse aho abasanze asanga barasinziriye, arabasaba ati mwambabariye mukabana nanjye maso, ku mutima ukunze ariko umubiri numva wanze, mwakwisabe nanjye mukansabira. Ariko abigishwa bari barembejwe n'umunaniro, kandi reka barembwe nawo n'ubundi mu gakiza k'umuntu ntabwo umuntu yagombaga kubigiramo uruhare. Reka turebe, abigishwa baba barashatse kwifuza kujya aho ari, ariko bari babwiwe kugumaho, ahubwo bakaba maso kandi bagasenga. Yesu aturutse aho asanga nanone basinziriye. Yifuzaga ko babana nawe, yifuzaga kumva abigishwa be bavuga amagambo yashoboraga kumuhumuriza, maze akeyura umwijima wari umugose. Ariko amaso yabo yararemereye, ntibabona icyo bamusubiza. Yesu asubira aho yasengeraga kandi arembejwe n'umwijima mwinshi umugose, agwa apfukamye. Muri icyo gihe cy'ibigeragezo, ubumuntu bw'umwana w'Imana bwahindaga umushyitsi.
Muri icyo gihe cy'ibigeragezo ubumuntu bw'umwana w'Imana bwahindaga umushyitsi. Bwahindishwaga umushyitsi n'iki? Ni uko yari azi ko naramukutsi atsinzwe aho umuntu haba harangiye burundu. Yarwaniriraga aho umuntu avuga ati aha nimpatsindirwa umuntu ararimbuka by'iteka ryose. Aho ubumuntu yari yambaye bwahindaga umushyitsi. Muri icyo gihe ntabwo yasengeraga abigishwa be ngo kwizera kwabo kudacogora, ahubwo yasengeraga umutima we wari wuzuye agahinda kenshi kandi ari mu bigeragezo. Nshuti zanjye, yageze ubwo gusengera abigishwa bihagarara, ahubwo asigara avuga ati ndakora iki kugira ngo mpabwe imbaraga zibasha gutuma nihanganira iki gikombe nkinywereho kugeza nkiranguje. Inshuro 3 zose Yesu yasubiye muri iri sengesho. Inshuro 3 ubumuntu bwa Yesu imbere y'igitambo giheruka bwarashidikanyije. Igitambo giheruka kandi gikomeye, iri sengesho yasubiyemo inshuro 3 nizihe? Yageze ubwo asenga abwira Satumva, reka iki gikombe kindenge, reka gucungura umuntu mbyihorere, reka ndeke umuntu azira ibyaha yakoze. Ndabona kwikorera ibyaha by'abari mu isi bikomeye. Reka umuntu azira ibyaha yakoze nzamuke nisubirire mu ijuru. Baravuze ngo yari afite ubushobozi bwo kwihanagura bya byuya by'amaraso agasubira kuri se. Atangira abwira data wa twese atumva, reka iki gikombe kindenge. Abona ko abanyabyaha baretswe kandi barisha amategeko y'Imana, nta kindi cyaba gisigaye kitari ukurimbuka buheriheri. Yerekwa umuntu ari mu bwihebe buteye ubwoba. Yitegereza imbaraga z'icyaha, ibyago n'amaganya y'iyi si yakiriweho iteka bishyirwa imbere ye. Yesu ahita afata icyemezo. Yesu agomba gukiza umuntu icyo byamusaba cyose uko cyaba kingana. Akimara kubwira Sati reka igikombe kindenge, ipica yamunyujijwe imbere. Areba ukuntu aretse umuntu kandi yaramaze kwica amategeko yapfa buheriheri. Abona ukuntu umuntu yazaba ingaruzwa muheto ya Satani by'iteka ryose. Ahita afata icyemezo ati rwose icyo byasaba cyose ndagikora, ariko umuntu acungurwe. Yesu akimara gufata icyemezo yikubita hasi nk'upfuye, aho yagerageje kwibyutsa bimuruhije. Amaze gufata icyemezo ati ndacungura umuntu, yikubise hasi nk'upfuye neza ku buryo kwiyegura aho hantu byamunaniye. Barandika ngo mbese abigishwa bari he ko bari bakwiriye kuramiza umwigisha wabo amaboko yabo kuko yari ananiwe kandi arushye, maze bakamwuhagira mu maso kuko yari yahindanye bituma yari atakigira ishusho y'abantu. Yari yahindanyijwe n'iki? Uburemere bw'icyaha ni ukuri bwaragiye bumwuzuraho neza, yumva uburyo Imana yanga icyaha, yumva yamaze kuhinduka icyaha. Umutima we wari utangiye gusaduka azira ibyaha by'abari mu isi. Baranditse ngo yari afite ishusho itameze nk'iy'abantu. Umukiza yabaye wenyine mu kwengera mu muvure kandi nta n'umwe mube wari kumwe nawe. Aha hantu yari ari muri kano gashyamba, ni ukuri amaze kuvuga ati rwose icyo byasaba cyose ndagikora, ariko ncungura umuntu. Ijuru ryari riri kumwe nawe. Nubwo Imana yasaga nkaho yabereretse kugira ngo ihane umwana wayo nk'uko yari guhana umunyabyaha kugira ngo ubutabera bunyurwe, yari akiri kumwe n'umwana we. Arangije amusukira imbaraga. Yesu ahaguruka aho ngaho adibagana, adashinga ikirenge, ariko mu mutima we amaze gufata icyemezo kuko icyo byasaba cyose acungura umuntu. Araza abwira abigishwa ati noneho nimusinzire. Ariko abigishwa noneho baba maso, barakanura imbaraga. Yesu yashakaga ko imbaraga ahabwa n'abigishwa bari buyihabwe. Kurabagirana kwe ngo byari yabiberekeye kugira ngo n'igihe bari gushinyagurirwa baze kwibuka icyubahiro yahoranye kandi azongera agahabwa. Arangije avuga ati noneho nimusinzire kuko noneho ibyo nashakaga noneho bigezweho. Ariko inyandiko itubwira ngo iki? Inyandiko itubwira yuko igihe bari bari aho ngaho bagiye kubona babona imuri yabaje kumufata. Bamufata nk'abaje gufata ikise, nk'abaje gufata umwambuzi, nk'abaje gufata igisambo, nk'abaje gufata umuntu barimo bashinyagurira, barimo gukorera ibyamfura mbi.
baramutangira kumufata bamwirukansa. Nidusoma neza cyangwa ukisomera kino cyigisho ugiturutse Egetsemani ukakijyana ukakigeza Karuvari, bamufashe nk'abafashe umujura, bamufashe nk'abafashe ibandi, bamufashe nk'abafashe umwicanyi ruharwa, bashorewe na Yuda wari umwigishwa we, nk'uko yari yababwiye ko n'ubundi muri bo hari uri bumugambanire, ariko bose batinda kubyumva. Araza bahasinye, aramusoma, amaze kumusoma baramufata, batangira kumukorera ibyo bashaka. Reka ntaruke ngire ku ipaje ya 591. Baranditse baravuga ngo andi masata arigeze acumura n'abamarika bo mu ijuru bitegerezanyaga amatsiko ngo barebe iherezo ry'iyo ntambara. Satani n'abamuyobotse, ingabo z'abadayimoni nabo ubwabo barebanaga amatsiko ako kaga gatewe n'umurimo wo gucungura umuntu. Imbaraga zo gukiranuka ndetse n'iz'umubiri byombi byari imbaraga zo gukiranuka ndetse n'iz'umubiri byombi byari bitegereje icyo Imana isubiza ku isengesho rya Kristo yasenze gatatu kose n'igishyika cyinshi. Abamarayika b'Imana bari bifuje kuzanira igihumuriza icyo gikomangoma cy'ijuru cyababazwaga bikomeye, ariko ntibashoboye kubyemererwa. Ibi bintu twasomye mu nyandiko zibanze ko yari yarabibabwiye ko hari igihe bazifuza kumutabara ariko ijuru ntibyemere. None koko birasohoye ngo abamarayika bo mu ijuru bifuje kumutabara ariko barabyangirwa. Hano baranditse ngo nta kayira k'ubutabazi kashyizwe imbere y'umwana w'Imana. Nyamara muri ako kanya gateye ubwoba, ubwo intambara iteye ubwoba n'igikombe gitangaje cyari mu biganza bihinda umushyitsi by'umunyababara wamenyereye intimba, ijuru rirakinguka maze umucyo urasira mu ijuru muri ako gahe kadasanzwe. Nuko marayika ukomeye uhagarara imbere y'Imana wasimbuye Satani hamwe yavuye akagwa, ahagarara iruhande rwa Kristo. Uwo mumarayika ntabwo yari azanywe no gukura igikombe cy'umubabaro mu biganza bya Kristo, ahubwo yari azanywe no kumukomeza kugira ngo akinywereho amwiringiza urukundo rwa se. Amen. Muri iyi saha nta kindi Kristo yabonaga mu maso ye uretse agashinyaguro n'urupfu n'agasuzugura abantu bamusuzuguraga. Ariko marayika wasimbuye Satani ku mwanya yari ariho yaraje amuhagarara iruhande. Baranditse ngo ntabwo yaraje kumuhagarara iruhande ngo amwambure igikombe gishaje yari afite mu biganza bye, ahubwo ngo yaraje kugira ate, yaraje kumukomeza ngo akinywereho kugeza ku ndiba. Turi kureba wa wundi waremye ijuru n'isi uburyo noneho arimo azunguzwa n'uburemere bw'icyaha yishyizemo kugira ngo acungure ikiremwa muntu, Iki cyigisho kugira ngo umuntu abone uko agitangira naho yagisoreza, kereka byibuze akigishije umunsi wose n'umunsi wose kwaba ari ukunyuramo wirukanka. Ariko igihe bari bamaze kumukuraha, muzasoma muri Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi uburyo bamuhanahanye mu maboko y'abagome, bamuvana mu rukiko rumwe bamujyana mu rundi, bamuvana kwa Ana bamujyana kwa Pilato, bamugarura kwa Herode. Byose twabirebye mu ntambara ikomeye ukuntu ibyo bintu bizanyuzwa imbere y'abantu banze kwihana. Izo nkiko zose bamunyuzagamo, bamwirukansa nk'uwakoze ibyaha, ariko bamukubita, ariko bamushinyagurira, bamushoreye nk'umunyabyaha ruharwa. Kandi ni ukuri, utigeze kumenya icyaha, nta yindi nzira Imana agombaga gukiza umunyabyaha, byagombaga guturuka mu guhindura utigeze kumenya icyaha kugira ngo ngewe nawe tubone ubugingo buhoraho. Reka wumve ku ipaje 149 mu nyandiko z'ibanze. Umwana w'Imana yahawe abantu ngo bajye kumubamba, bajyanye umukiza mwiza basakuza ko batsinze. Abapagani buzuwemo n'ingabo z'abadayimoni bamushoreye babyira insinzi, bavuga batumva turatsinze, reka tuze tukwice.
ariko reka mabwiza ukuri, ibi byose Satani yamubabazaga agira ngo arebe ko hari ukuntu Yesu yavuga ati ubushobozi ndabufite, reka niyufure. Ariko Imana ihimbazwe kuko kutivana mu maboko y'aba banyabyaha niko gakiza kanjye nawe. Reka turebe. Umukiza mwiza bamutwaye basakuza ko batsinze. Yari yacitse intege kandi atentebutse kubwo kuremererwa, uburibwe ndetse no kuba yavuye amaraso menshi kubera ibiboko bamukubise. Izi nkoni ngo bari bafite bakubitaga Yesu zitwaga inga. Zabaga ari inkoni zikozwe mu bintu bimeze nk'ibyuma. Bagakubita mu nyama, zarangiza bayikurura zigashishimurana n'umubiri we. Uko kuntu bari bamushishimuye, bari bamushoreye avirirana, yahindutse iki? Ishusho itagaragara. Reka turebe. Nyamara kandi n'umusaraba uremereye cyane yari agiye kubambwaho mu kanya gato wari ku bitugu bye. Yesu yaraguye uwo mutwaro umugwa hejuru. Uwo musaraba yawushize ku rutugu inshuro 3 kandi yaguye hasi 3. Umwe mu bayoboke be utari warigeze yatura ngo yerure ko yizera Yesu, nyamara akaba yaramwizeraga, yaje gukurikiraho nawe arafatwa. Bamwikoreza umusaraba wa Yesu, maze arawujyana awugeza aho Yesu yari kubambirwa. Amatsinda y'abamarayika benshi yari atondetswe hejuru y'aho bagombaga kumubamba. Umubare munini w'abigishwa ba Kristo baramukurikiye agera i Karuvari. Bagendaga bafite agahinda kandi babogoza amarira, bibutse ko mu minsi mike yari ishize yari yinjiye i Yerusalemu afite insinzi. Abigishwa bari bamukurikiye, bibutse ukuntu muri Yerusalemu igihe yarahetswe n'icyana cy'indogobe bamuhaga insinzi. Barebye ukuntu wa wundi bavugaga bati icyubahiro kibi cyawe, noneho barimo bamusuzugura, yahindutse ibiremve by'amaraso adatambuka bimukundira, buri muntu wese amubona nkaho rwose icyo kimenyetso ari ikimenyetso cy'urukoza soni. Uwo musaraba abantu bose badashaka no kuwukoraho. Ariko buretse mwumve, ubwo bari bamukurikiye batera hejuru bati Hoziyana ahasumba hose, bibutse ukuntu muri Yerusalemu bamuvugirizaga impundu, maze bakarambura imyambaro yabo n'amashami meza y'imikindo mu nzira banyuramo. Bari baratekereje ko agomba kwima ingoma, akaba igikomangoma cy'umwami bw'igihe gito mu Bisiraheli. Mbega ngo haraba impinduka, mbega ngo barabona ibyo batari biteze. Noneho nta byishimo, nta byiringiro bari bafite, ahubwo bakutse imitima kubera ubwoba no kwiheba. Bagendaga buhoro bababaye bakurikiye Yesu wakojejwe isoni, agasuzugurwa, ndetse wari ugiye gupfa. Nyina wa Yesu yari araho, umutima we wari washenguwe n'intimba itashobora kumvwa n'undi muntu uwo ari we wese. Ariko hamwe n'abigisha bari kumwe nawe, n'abigishwa bari kumwe nawe na nyina, Yesu yari ariko hamwe n'abigishwa bari kumwe nawe, nyina wa Yesu yari akiringiye ko Yesu ashobora gukora igitangaza gikomeye maze akigobotora abari bagiye kumwica. Nyina yari arahareba ukuntu umwana we bamugize, bamugaraguye, bamukubise, bashoreye umuntu umeze nk'intumbi. Akishuka ati hari igitangaza ari bukore, agaragaze ko ari umwana w'Imana rwose, agaragaze icyo ari cyo, agaragaze imbaraga ye. Hari ibitangaza byinshi yari yagiye akora. Yaravugaga ati ari bukore igitangaza bigobotore. Bigenda gute?
Mariya ntiyashoboraga kwihanganira igitekerezo cy'uko Yesu ubwe aremera kubambwa. Nyamara imyiteguro yari yakozwe maze Yesu bamubamba ku musaraba. Nimwumve, bazanye inyundo n'imisumari. Nyina areba, nimwitegereze iyo pica. Agiye kubona igihe yiteguye kubona igitangaza uyu mwana we ari bukore ngo agaragaze icyo ari cyo. Agiye kubona abona imyiteguro yari yateguwe, abona bazanye imyundo bamushyize iruhande, abona bazanye imisumari bayishyize iruhande rwe, nawe agatekereza ati ahari ntari bunogonoke, nta gitangaza agaragaje. Ariko reka turebe. Yego, Mariya ntiyashoboraga kwihanganira igitekerezo cy'uko Yesu ubwe aremera ko bamubamba. Nyamara imyiteguro yari yakozwe maze Yesu bamubamba ku musaraba. Bazanye inyundo n'imisumari. Imitima y'abigishwa yavuye mu gitereko. Nyina wa Yesu yari yubitse umutwe kubera umubabaro mwinshi urenze uwakwihanganirwa. Mbere y'uko umukiza abambwa ku musaraba, abigishwa bakuye nyina wa Yesu aho ibyo byaberaga kugira ngo atumva uko ataka igihe bamuteraga imisumari ikahuranya mu magufwa n'inyama n'ibiganza n'ibirenge byuje neza. Bageze ubwo bakubita imisumari, yahuranya mu magufwa, yahuranya mu nyama kugira ngo igere ku giti. Nyina abigishwa bamwitegereje basanga umutima we ugiye guturika, bamukura aho yari araho, bamuvana kugira ngo atitegereze ibyo bintu uko birimo gukorwa. Barangije bamaze kumujyana, Yesu abigishwa be baraho babona bamutikuye ikamba ry'amahwa, babona arabyemeye. Babona bafashe ikiganza bagishyize ku giti, baratobora amagufwa agakomangana, umusumari winjiramo babyumva. Ngo bamaze kumushyiraho bagiye kubona, babona haje abagabo. Inyandiko itubwira ko bari abantu ngo bakoranye ubuhubutsi. Bafata uwo musaraba bari bamaze gushyiraho umwana w'Imana, barangije barawujyana bawutikura mu cyobo cyari cyarabugenewe, ngo maze Yesu arahababarira, umubiri utangira gushwanyagurika. Umaze gushwanyagurika, inyandiko iratubwira, muzasome mu cyigisho cy'ifuzwa ibihe byose muri Karuvari, byose mu kirebe. Baravuze ngo igihe yari ari ku musaraba, buri jwi ryose ryari riri munsi y'umusaraba yabashaga kuryumva, ngo nta jambo na rimwe ryari rihari ryo kumuhumuriza. Nta kiganza n'iki na kimwe cyari gihari ryo kimuhanagura ibiremve by'amaraso byari byamaze kuzura mu maso he. Batubwiye ko isura itari kimeze nk'iy'abantu. Ababara umubabaro ungana kuriya, kugeza ubwo ngo yagiye kumva ibitutsi byose bamutukaga biri mu matwi ye. Agiye kumva mu bisambo biri bari babambanywe, ngo yumva igisambo kimwe nacyo gitangiye kumushunga no kumusesereza. Ati ubundi ko wakijije abandi, we ntubasha kwikiza? Ubundi wakwikije natwe ukadukura ahangaha? Ariko reka mbanze mbabwire, inyandiko iratubwira ngo ese Yesu yari kwikiza hari akabishobora? Yari kubishobora. Iyo abishaka yari kubishobora, ariko Imana ishimwe kuko atabikoze, kuko njye nawe niho agakiza kacu gashingiye. Arangije ngo igihe yumva amagambo y'icyo gisambo ari kumusogota mu mutima, ngo agiye kumva yumva igisambo cyari iburyo bwe. Umwuka w'Imana ucemeje mu mutima, ngo kibwira kigenzi cyacyo giti, no gutinya Imana ntuyitinya? Twe ko turi kumanikwa tuzira ibyaha byakoze, uyu yazize iki? Ngo arahindukira aramubwira ati data, uzanyibuka aho uzazira mu bwami bwawe. Maze barandika ngo Yesu yatekereje ukuntu abantu yakoreye ibitangaza bose bari baraho bamukwena, yibaza ukuntu igisambo umwuka w'Imana cyemeje mutima, ngo arahindukira aravuga ngo uyu munsi turabana muri paradizo. Baranditse baravuga ngo umutima wa Yesu waraturitse, acurika umutwe, aravuga ngo birarangiye. Reka turebe ku ipaje ya 666 ijambo rimwe. Paje 666. Muwifuzwa ibihe byose, paje 666. Baranditse bavuga ngo iki?
baranditse baravuga ngo magana 660 paje 660 ku gasubi ka kabiri. Nyamara urupfu rwa Yesu ntabwo rwatewe n'icumu yatewe cyangwa imibabaro yihanganiye ku musaraba. Ntabwo urupfu rwa Yesu rwatewe n'izi nkoni, ntabwo rwatewe n'iri kamba bamwambitse. Hoya niko umwanditsi arimo kutubwira ngo nyamara urupfu rwa Yesu ntabwo rwatewe n'icumu yatewe cyangwa umubabaro yihanganiye ku musaraba. Ijwi rirenga ryumvikanye ubwo yarapfuye, umuvu w'amaraso n'amazi byavuye mu rubavu rwe byahamije ko urupfu rwe rwatewe n'uko umutima we waturitse. Umutima we wasandajwe n'intimba zo mu ntekerezo, yishwe n'icyaha cy'abatuye isi, yishwe n'ibyaha byawe, yishwe n'ibyaha byanjye. Nshuti yanjye, aya maraso turamutse tutayemeye ngo ahinduke impongano z'ibyaha byacu, urubanza rw'aya maraso ruri kuri buri muntu wese utarakira iki gitambo. Aya maraso y'umwana w'Imana yamenewe mu isi, abantu nibakomeza kuyakerensa, nibakomeza kuyasuzugura, bazagerwaho n'urubanza rukomeye. Aya magambo ni maremare sinari kubona uko nyasoma yose, ariko baranditse baravuga ngo abantu batuye ku isi nta n'umwe muri buze uburemere bw'icyaha, ngo azabumenya igihe amaraso ya Yesu azaba atakivuganira umunyabyaha. Ngo igihe Yesu azaba amaze kuvuga ngo birarangiye, buri munyabyaha wese azahura n'umubabaro w'icyaha ungana n'umwana w'Imana yahuye nawe. Niba umwana w'Imana yaraturitse umutima kugira ngo ngewe nawe tubeho, atarigeze akora icyaha, reba igihe umurimo wo kuvugana umunyabyaha uzaba ushoje, maze umunyabyaha agahura n'ingaruka z'icyaha yakoze, umutima w'umunyabyaha uzasandara bingana iki? Baranditse mu bifuzwa ibihe byose ngo ijambo Yesu yavugiye ku musaraba agiye gutanga, akavuga ngo birarangiye. Yarabwiye data wa twese ngo inama twagiye yo gukiza umuntu igeze ku musozo. Yaratanze ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu muri Yohana 3:16 bavuga ngo iki? Imana yakunze abari mu isi cyane. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uzizera icyo Kristo yakoze wese azahabwa ubugingo buhoraho. Kandi reka dushimire Imana, ntabwo Yesu yapfuye ngo ubu abari mu gituro, kuko inyandiko itubwira ko yazutse ndetse yicaye iburyo bw'Imana. Igihe Satani yarakoze ibishoboka byose ngo acogoze umugambi w'umwana w'Imana wo gucungura umuntu, ntabwo wagezweho. Yesu yikoreye uburemere bw'icyaha kugeza apfuye, kugeza atanze. Kandi igihe yari amaze gupfa, amaze gushyingurwa, Satani yakoze ibishoboka byose kugira ngo amuheze mu gituro. Kandi ubwo guhera mu gituro kwa Yesu cyari cyerekana ko niyo umuntu yababarirwa guhinduka bitashoboka. Ariko Imana ihimbazwe, Imana ihabwa icyubahiro, kuko uyu mumarayika wasimbuye Satani ku mwanya yari ariho, igihe kuwa mbere w'iminsi 7 mu gitondo yarageze ku gituro aho umwana w'Imana yashyinguwe, ngo yarahagaze asunika igitare bahomeshejeho ubushishi. Bakoresheje imbaraga za kidayimoni, bakoresha imbaraga kugeza ubwo bafata ingabo z'Abaroma, baraza bazirindisha iki gituro bashaka ko Yesu aheramo. Ariko baranditse ngo uwo mumarayika yaraje asunika nk'usunika akabuye gato cyane, abwira Yesu ngo sohoka, so aragushaka. Yesu umwana w'Imana, sohoka, so arimo aragushaka. Yesu asohoka mu gituro ari umuneshi, aratangaza ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nshuti yanjye, ntabwo Yesu ari mu gituro, Yesu yicaye iburyo bw'intebe y'Imana. Kandi uru rupfu yapfuye no kuvuga ni umunyabyaha ari gukora ni kubw'inyungu zanjye nawe. Ahari Satani yaba yaragushize mu ntege nke, ahari yaba yarakuziritse ku cyaha runaka, agahomaho ubushishi akumva ko yakuzirikiye udashobora kubivamo. Ariko iyi mbaraga yazuye Yesu mu gituro yiteguye kunzura ngewe nawe, ikadukura mu buhanya bw'icyaha. Kandi icyo umwana w'Imana yerekaniwe, iki cyatumye apfa urupfu rumeze gutya, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Reka nsabe Imana, wowe uteze amatwi iki cyigisho, kugira ngo wumve ko kuri iyi nsinzi y'icyo Kristo yahindutse cyo gusa niho ngewe nawe dufite kwiyunga n'Imana.
ntabwo umuntu yashobora kugira icyo akora kugira ngo yiyunge n'Imana. Ntacyo ikintu cyose umuntu akoze ngo yiyunge n'Imana kitanyuze mu cyo Kristo yakoze, yaba ari gushaka gukora ikintu nk'icyo Kayini yakoze. Kayini yanze igitambo kivusha amaraso, ashaka kwerekana ko imirimo ye bwite ariyo yakora kugira ngo yemerwe n'Imana. Ariko uko igitambo cye cyanzwe rwose akaba aricyo cyatumye ahinduka umwicanyi, niko umuntu wese ugerageza kugira icyo akora kugira ngo yemerwe n'Imana aba ari kugerageza ibintu bidashoboka, aba ari gukora ibizatuma acirwaho iteka. None tukimana kumva icyo umwana w'Imana hihinduye cyo kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho, ndasaba Imana yo mu ijuru kugira ngo buri muntu wese yirinde gukerensa aya maraso, yirinde gukerensa iki gitambo, kuko iki gitambo umuntu uzakomeza kugikerensa azagerwa hano umujinya w'Imana. Kandi uyu mubabaro umwana w'Imana yagize watumye turi ku mutima, igihe azaba yanze ko Yesu amuvuganira nk'uwamwemeye, azaberereka abwira Imana ati noneho ubunyabyaha yanze kunyemera ngaho nikandagiremo ikirenge, nta kindi cyaba gikuriwe umunyabyaha uretse gupfa, uretse gusandara umutima bingana n'ibyo umwana w'Imana yahuye nabyo. Rero abamwemeye bose urupfu bagombaga gupfa ni Yesu warupfuye. Uku guturika umutima umunyabyaha yakagombye guturika, Yesu yarawuturitse. Uku gucirwaho iteka akarimbuka buheriheri, uruku kurimbuka Yesu yarakurimbutse kugira ngo uzamwemera wese azahabwe ubugingo buhoraho. Reka dusabe Imana kugira ngo mwuka wayo yongere kurehereza imitima yacu kwitegereza ibyabereye Karuvari. Umwuka w'Imana yongere kutwereka urukundo Yesu yadukunze, uru rukundo iyo rusobanutse mu mutima w'umuntu rubohora umuntu, akumva ntabwo yakomeza kurwanya Imana, akumva ntabwo yakomeza kwirengagiza uru rukundo rukomeye gutya. Akabwira Yesu ati Yesu ndaje nk'umunyabyaha wihanye, nta kindi cyari kinkwiriye ni ugucirwaho iteka, ariko urupfu nagombaga gupfa wowe wararupfuye, none ndarwizeye muri rwo mu bugingo buhoraho. Yesu yaravuze ngo abamwiringira bose bakamwishingikirizaho kandi bakishingikiriza ku cyo yakoze, ntabwo azabashora unshushu, ahubwo ahora arambuye ibiganza by'imbabazi kugira ngo yakire umunyabyaha wese wishingikiriza ku byo yakoze. Reka twemerere Imana urwo rukundo rutubohore ku ngoyi z'icyaha, rudushyiraho dushobora kubabanesha bigakunda mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Urakoze Data mwiza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uhimbarizwe urukundo wakunze umuntu rugatuma ufata utigeze kumenya icyaha agahinduka icyaha ku bwacu. Reka uru rukundo rubohora imitima yacu. Reka uru rukundo rutureshye, kuko mwifuzwa ibihe byose baranditse ngo ntabwo ari ubwoba n'igihano bituma abagaragu b'Imana bamukunda, nta nubwo ari ku bihembo bazahembwa, ngo ahubwo bitegereza uru rukundo barukuye mu muvuri Betelehemu bakarugeza i Karuvari, maze bikabyutsa urukundo muri bo. Mwami Imana, ndakwinginze kugira ngo uru rukundo uturinde ko rwazavamo ingaruka zatuma turyozwa iby'aya maraso. Kuko niba amaraso y'umwana w'umuntu ashobora gukurikirana umuntu kugeza ubwo uwayamennye ahamagarwa ngo naza asobanura iby'ayo maraso, byaba bikomeye kuba umuntu adatekereza ko azahamagarwa mu rubanza gusobanura iby'amaraso y'umuziranenge yamenekeye muri iyi si. Reka tukwinginge kugira ngo aya maraso ye kuzatuzana mu rubanza nkaje kuduciraho iteka, ahubwo aya maraso azaduhagararire mu rubanza nkagiye gukemura ikibazo cy'ibyaha byacu, kugira ngo dutsindishizwe n'iki gitambo mu izina rya Yesu. Amen.